Turabasuhuje mwese rero abakunzi bacu ba Iga Gukora Telefone, dushimira kuba mukomeza gukurikirana YouTube channel yacu. Nk'uko bamwe na bamwe bagiye babidusaba, uyu munsi twabateguriye isomo ryerekeranye na digital multimeter cyangwa se multimeter cyangwa se multimetre. Noneho uyu munsi iri somo dushaka ngo risobanuke, ariko turagenda tuzavuga ibice cyangwa se parts. Kuvuga ngo igice cya mbere turavuga kuri introduction ya multimeter. Murebe dufite ubwoko bubiri, noneho nibwo tugiye gusobanuraho. Ngaho turagushishikarije ngo ukurikirane iyi video kugeza igeze ku musozo. Mbere y'uko umenya ikintu rero bigusaba kubanza kumenya izina ryacyo, rivuze iki, risobanuye iki. Bwa mbere iyo tuvuze multimeter cyangwa se multimetre mu gifaransa, ubwo tuba tuvuze ngo hari multi, hari na metre. Hari ugukuba, hari na metero. Bishatse kwerekeza kuki? Ubwo iki gipimo gifite ubushobozi bupima ibintu by'uburyo bwinshi, ntabwo bupima ku kintu kimwe. Bivuga ngo ukora telefone yayikoresha, hariho ibipimo bye. Ukora amamodoka nawe yayikoresha, ukora bateri yayikoresha, upima ibipimo by'amashanyarazi nawe yayikoresha, ndetse hari n'izo usanga zifitemo igipimo cy'amazi. Ubwo bisobanuye yuko multimeter ni igipimo ariko gipima ibintu by'inkubwe kabiri. Ubwo ni mu Kinyarwanda. Noneho icyo nicyo gisobanuro cy'iryo jambo multimeter. Noneho burya ubwo ari ikintu cy'imparakubiri cyangwa se gipima ibintu by'uburyo bubiri cyangwa burenze, burya bigaragara ko atari ngombwa ngo yose uyimenye. Ushobora kumenya aka gace gusa n'aka cyangwa aka cyangwa aka cyangwa aha gusa, bitewe n'ibyo uyikoresha. Tujyane intambwe ku yindi. Kuvuga ngo uw'amashanyarazi ashobora kuvuga ati nge nziga aha cyangwa nawe ukavuga ati nge nziga aha cyangwa aha ngaha. Cyane cyane aha naho abantu bakora amaradiyo. Bona nubwo no kuri telefone tuhakoresha. Tuzagenda tubyiga muri video zizagenda zikurikira. Tuzazishyira muri playlist mu ruhande rumwe. Noneho rero multimeter ukimara kuyigura, uza aya masinga atandukanye uku nguku, niweho uyagenera aho agomba kujya. Igipimo ugiye gupima nicyo gituma urishyira aha cyangwa aha. Ariko ni common yo irasanzwe ijya aha ngaha. Hajya aka k'umukara niko kajya kuri common. N'aka k'umutuku sometimes wagashyira hano bitewe n'ibyo ugiye gupima, ubundi ukagashyira aha, ubundi ukaba wagashyira aha. Nubwo hajya hatera ibibazo kuri izi multimeter, ariko bitewe n'ibyo ukora ubwo hari igihe byagusaba ko wakoresha. Ariko twe cyane cyane amatelefone, aha niho honyine dukoresha, ndetse n'amaradiyo aha ngaha habiri, nubwo bo hari n'igihe bakeneye n'aha. So noneho ubwo tumaze kumva izina, dushaka kumenya ese izi nyuguti ziriho arizo zijijisha abantu ntibabisobanukirwe zivuze iki. Wenda ndagira ngo duhere kuri aka gasitari gatukura, kugira ngo buri wese abyumve neza. Aka ngaka, aka ni akamenyetso ka diode, itwara umuriro uruhande rumwe. Noneho aka ka continuity, aka ngaka aka kameze nka network ya wifi itambitse, aka twita continuity. Aho niho upimira ibintu bishobora kuba birimo umuriro. Uvuga ngo ugiye gupima nk'isinga riri gutambutsa umuriro, niba uri kugenda ugiye gupima ibintu byose biri continuity. No muri telefone nayo tuzabereka uburyo wayikoresha naho irakora. Ubwo aha nahapima ahantu harimo umuriro ariko uri kugenda. Naho iyo tugeze aha ngaha kuri akantu kameze nka headset, aka tukita ohm. Aka tukita ohm. Ubwo kavuye aha ngaha kakaza kagera hano. Kuva aha kugera aha ni ohm. Iyi ohm rero turayivugaho nayo, kuko ikoreshwa ahantu hatandukanye, haba kuri resistor ndetse no kuri telefone. Iyi ohm hari igihe tuyikenera
nabyo tuzabibereka muri video zizakurikira. Noneho iyi OMTV turajya ahangaha muri hari akajambo V, ariko ni V iri agasitari kamwe n'ubudomo butatu. Iyi ni volte, ariko iyi volte kuva aha h'umweru kugera ahangaha ni direct cyangwa se DC. Turahashyira nohazimo ijambo DC, iri ni direct current no ni umuriro. Wenda direct current, kugira ngo dusobanukirwe direct current nuko tugomba kumenya ko hoba na alternative current. Alternative current niboneka ahangaha, alternative current ni alternative direct, ariko ahangaha aha ari alternative current. So nuvuga ngo kuri volte dufite direct volt nangwa se DC direct current, ariko iyi volte n'ubundi ikagira volte ya alternative currents. Kugira ngo abantu babyumve neza turagerageza gukoresha kwandika. Iyi ngiyi reka tube tuyikuyeho kugira ngo buri wese abashe kubisobanukirwa neza. Turagerageza kwifashisha kwandika kugira ngo bisobanuke. Noneho tujye kuri bihangana dukoresha urupapuro, tujye kuri V n'ubudomo butatu. Iyi ni volt ariko iri DC. Noneho hari na volt yo idafite aka karongo, ahubwo ifite aka kameze uku nguku. Iyi ni volte ariko iri as current nangwa se iri volt alternative. Bishatse kutwereka nuvuga ngo hari umuriro ugenda uku nguku. Muri telefone cyane umuriro iyo ugenda uku nguku, ubwo abane hano hari bwa resistors bushinzwe kuregera umuriro. Noneho wajyuza aha wazamuka kakawuzigama, aho umanutse kakawongeramo uku nguku. Aha wazamuka kongera kakawuzigama, ahangaha umanutse kakawongeramo. Noneho murabireba n'ahangaha yazamuka, ubwo iyo niyo twita ES nangwa se alternative current. Naho DC ni umuriro ugenda umujyo umwe, iyo niyo twita DC. Noneho dukomeje, ubwo twari tukiri kuri iyi ngingo, tukiri kuri iyi volte ariko iri DC. Noneho aha niho dupimira volte, kuva kugera aha tubapimira volte ziri direct current. Naho kuva aha kugera aha tubapimira current. Ubwo iyo tuherekeza akangaka, aka niko kerekeza aho ugiye gupimira, tuherekeza ahangaha iyo tugiye gupima volte ariko ziri alternative currents, zandi zizamuka zikagabanuka zikiyongera gutyo. Naho direct yo igenda umujyo umwe, ari umuriro umwe ungana udahindagurika. Noneho iyo tuje ahangaha, ubwo ndumva ko iyi V tuyivuzeho, ndetse n'iyi ngiyi ifite akarongo kaberamye nangwa se kagoronzoye nk'akanyorogoto, naho iyi ikaba ifite akarambuye hamwe n'utudomo. Noneho iyo tuhavuye turareba ahangaha, hari akandi kamenyetso nyine ahangaha kuri F, murahabona hariho HFE. Ahangaha tuhita farad. Abenshi iryo zina ntabwo bari barizi, bahita farad nangwa se mu cyongereza ni basic unit of resistance. So iyi F twamaze kureba yuko niyo ifasha mu gihe turi gupima za capacitor, niyo
farad basic unit. Noneho iyi ngiyi ubwo ni ukuva ahangaha kuri 20 kugera kuri 2. Naho iyi A, iyi ni ampere nangwa se ni ampere alternative kuva kugera aha, naho iyi ni ampere DC, ampere direct current. Noneho ndumva ko icyo kintu mugisobanukiwe, niyo mpamvu kuri mita usanga aha hasuku ni umweru, aha n'umuhondo. Ubwo igipimo cyerekana na volte ariko direct kivuye kugera ngaho ukaba urangije. Ubwo ugiye aha hepfo wafata amakosi, naha nuko n'ahandi nuko bigiye bikurikirana, ariko ntibagiye gusobanura kuri iyi ngingo. Hari M turi kureba iri kugenda isoza kuri buri nyuguti, hari na K, ahangaha hari K, iyi 2K hejuru akaba ohm, birasobanura ngo ni kilo ohm, kilo ohm, kilo ohm nicyo iyo K iri kwerekezaho. Naho iyi ngiyi M iravuga mega ohm, mega ohm. Ubwo hano turi muri ohm, ni mega ohm. So ubwo ahangaha cyari ni mega, aha ni kilo. Ibyo tuzagenda tubisobanukirwa uko tuzajya dukomeza kujya mbere. Birasaba ngo rero wibuke gukora subscribe kandi ujye uhora ukurikirana igihe twashizeho ibice bikurikira. Ntabwo matimita tuyirangije, ahubwo twakoraga introduction, noneho igihe kizagera tubishyire umurongo ku wundi, tujye dupima live wirebera uko bapima shortcuts, uko bapima battery ukamenya yapfuye. Ibintu byose tuzagenda tubinyuraho nk'uko bikurikirana. Noneho rero ndumva intro yacu uyu munsi tuyisukiye ahangaha. Wakoze gukurikirana kandi turagushishikariza gusharinga bagenzi bawe iby'iyi channel. Bye bye, have a nice day. Remember to subscribe to this channel of Iga Gukora Telephone. Thank you.